Rebeka yari yishimiye ko atwite. Iyi niyo nda ya mbere yari atwise, hari hashize imyaka igera kuri 4 yose kuva yashyingirwa ategereje. Yatangiye kujya agenda yerekana inda ndetse ayishimiye nk'aho atwaye trophy. Ahantu hose yajyaga abantu babonaga yuko yishimye, abaturanyi batangiye kujya bamusekera ndetse abagore batangiye kujya bamusuhuza bamwubashye. Ahangaha rero uyu mukobwa Rebeka yiyumvishaga ko ukuba atwite bizatuma aba special. Nuko nyuma y'amezi 8 atwite, ahangaha atangiye kujya agenda hano muri quartier yari atuye ndetse akagenda yihagazeho nk'aho isi imugomba icyubahiro. Yumvaga byanze bikunze abantu bagomba kumuvira mu nzira ndetse abantu yumvaga bagomba kumva mu darimo. Ahangaha uyu mukobwa niko yabibonaga. Ahangaha ari mu gitondo kimwe, izuba ryari ryinshi cyane. Rebeka yaje kwerekeza ku isoko. Yaraje ahagarara imbere y'umugore acuzaga urusenda. Ahangaha atangiye kumubaza ibiciro. Ese no kubera iki urusenda rwahenze uyu munsi? Ahangaha arimo abaza uyu mumama uri gucuruza. Nuko Rebeka yahise ava aho ngaho aragenda. Nuko muri uwo mugoroba ubwo hari hashyushye, Rebeka yaravuye mu isoko yerekeje mu rugo. Rebeka yarananiwe ndetse afite ibyunzwe byinshi. Rebeka yari yaserereye n'umumama wari umucuruza inyanya. Ahangaha rero agifite bwa burakari muri we. Ahangaha rero yarageze aho yari atuye, ubwo yari aciye ahantu hasaga nk'aho hegeranye. Nuko yaje gusa nk'uhura n'umukecuru umwe wari ushaje. Uyu mukecuru agendaga yunamye n'akabando, afite intege nkeya. Nuko rero uyu mukecuru ubwo yatambukaga atabishaka yaje gukubita cyangwa se guhuza n'ukuboko na Rebeka. Nuko umukecuru yahise amubwira ati mukobwa wanyu mbabarire, ntabwo nabishakaga. Ariko Rebeka yari yamaze kurakara mu ijwi riri hejuru n'agasuzuguro ati se wa gakecuru we, ntabwo ubasha kubona yuko ntwite? Nuko umukecuru yahindukiye gakeya yitegereje uyu mukobwa, aramubwira ati mwana wanjye ndakwinginze yoroshye. Aramubwira ati nanjye wansunitse. Ahangaha rero nibwo Rebeka yahise arakara. Nuko Rebeka aramubaza ati nagusunitse? Ese uyu muhanda ni uwa so? Ariko abantu mukunda imiserero. Abantu bari batuye ngo bumvise urusaku baza biruka baza kureba ikibaye. Aramubaza ati se wa mwana w'umukobwa niki gituma umbwira nabi gutyo? Nuko umukecuru aramubwira ati kuba utwite ntago biguha uburenganzira bwo gusuzugura abantu bakuruta. Ahangaha rero Rebeka yahise arakara cyane. Nuko Rebeka ati none urashaka kunyigisha ikinyabupfura? Ese niharamuka hari ikibaye ku mwana wanjye uzagikemura? Nuko umukecuru aramwegereye aramubwira ati mwana rero mutoya, kubaha ni ubuntu ariko uburakari burahenze. Rebeka yahise aseka ndetse n'agasuzuguro. Nuko uyu mukobwa abwira wa mukecuru ati wa murozi ushaje mva imbere. Iryo jambo yari abwiye umukecuru ngo wa murozi we ryahinduye buri kimwe cyose. Ahangaha wa mukecuru imyitwarire yahise ihinduka. Umukecuru atese wa mwana muto we, ni gute utinyuka kuzamura ijwi ukamvugisha gutyo? Ese ni gute utinyuka kunyita umurozi? Umukecuru aturanyita umurozi mu gihe nta muntu n'umwe mu bari aho ngaho wari wenterefone cyangwa ngo ikintu yongeraho. Rebeka yahise akubita wa mukecuru. Ahangaha urushyi yamukubise rwahise rwomungana aho ngaho, abantu bahise bumirwa. Ahangaha wa mukecuru yihagazeho ntabwo yaguye. Nuko uyu mukecuru yaramwitegereje buri cyo yavuga. Nuko umukecuru aramubwira ati wa mukobwa we, kuba uhagaze ahangaha ufite umwana muzima mu nda yawe, ndagira ngo nkubwire yuko uyu mwana utwite uzamutwita igihe cyose. Nagira ngo nkubwire yuko uyu mwana uzamubyara bigoranye. Ndakubwiye ngo uzasaba ubufasha ariko ubufasha buzatinda. Abantu bari aho ngaho bagize ubwoba. Nuko Rebeka ahita aseka cyane yabipinze. Nuko aravuga ati wa mukecuru ntago ugiye gutinya. Ariko mu by'ukuri ikiganza cye cyarimo gititira. Umukecuru yahise ahindukira ava aho ngaho. Nuko muri iryo joro ubwo Rebeka arageze mu rugo, ntabwo Rebeka abasha gusinzira.
yagiye kumva yumva umwana we atangiye gukinga cyane bidasanzwe. Wa mukobwa Rebeka yakomeje kumva ya magambo wa mukecuru yamubwiye, nuko Rebeka yaje gufata ku nda ye atangira kwivugisha muri we ati ni amagambo. Nuko ubwo rero hari hashize amezi 9 Rebeka arananiwe cyane ariko yumvaga ari excited. Rebeka inda yari imaze kuba nini cyane, yumvaga yiteguye kubona umwana. Ahangaha ariko nubwo yarananiwe yabaga ari kwisekera kubera ko buri umwe wese amubonaga aramubwiraga ati igihe icyo ari cyo cyose ushobora kubyara. Umugabo we Daniel yatangiye kwitegura bidasanzwe. Ahangaha umugabo yari yiteguye ndetse nawe ari excited yiteguye kubona umwana, ndetse yari yasevinze udufaranga twa emergency, ndetse uyu mugabo yahoraga yiteguye ku isaha n'isaha byamusaba ko ajyana umugore kwa muganga. Rebeka atangiye gutegura igikapu cy'umwana we ashyira hafi aho ngaho hafi y'umuryango. Uyu mukobwa yariteguye ndetse n'ibyatekerezaga muri we. Nuko rero ibintu bya mbere bidasanzwe byabaye mu gitondo kimwe. Rebeka atangiye kumva atameze neza mu nda, atangira guscreaminga ati Daniel, ndakeka bitangiye. Daniel yarasimbutse arabyuka ndetse yishimye atamubwira ati Imana irabikoze. Nuko Daniel yahise afata umugore we amwerekeza ku mubyeyi aho ngaho wajya kubafasha kubabyaza. Nuko ubwo yamugeza kuri uyu mubyeyi yatangiye kumwitaho. Amasaha yaratambutse, nuko wa mukecuru aramubwira ati ntabwo uritegura. Rebeka yumvise agize confusion muri we, ariko mu by'ukuri Rebeka yarimo yumva ububabare bwinshi cyane, yumva asa nkaho ashaka kubyara. Buri kintu cyose cyarimo kiba yumvaga ari byo, yumvaga ashaka kubyara, yumvaga ari cyo gihe. Nuko wa mukecuru aramubwira ati rero subira mu rugo uruhuke. Ahangaha rero basubiye mu rugo babaye disappointed, ariko bari bagifite icyizere muri bo. Muri iyo joro ntabwo Rebeka abashije gusinzira, yakomeje yicaye aho ngaho. Ahangaha yagumye yicaye yegamiye igikuta afashe ku nda ye. Igitondo cyakurikiyeho Rebeka yabyutse none afite ububabare budasanzwe. Mu by'ukuri ahangaha none yarimo yumva ububabare budasanzwe, ububabare bwinshi cyane. Mu by'ukuri yumvaga hari ikintu gisa nkaho kimufashe mu nda. Uyu mugore yagerageje guhaguruka ariko amaguru ye nta mbaraga yari afite. Daniel ngwino umfashe. Daniel yaje yirukanka. Niki kijya mbere? Daniel mu nda yanjye, inda yanjye irimo irangira bidasanzwe uyu munsi. Ahangaha Daniel yahise agira ubwoba. Nuko nyuma y'isaha imwe bari bamaze kugera kwa mugore. Nuko wa mugore yatangiye kumucekinga. Nuko umukecuru aramubwira ati ibi ntabwo bisanzwe. Ahangaha umutima wa Rebeka watangiye gutera cyane. Mama niki kijya mbere? Nuko umukecuru aramubwira ati hari ikintu kitagenda, wakagombye kuba wabyaye ariko hari kitagenda mu nda yawe. Nuko Daniel yabajije umukecuru ati se umwana ameze neza? Umukecuru aramubwira ati yego umwana ameze neza. Arambwira ati umwana ameze neza kandi ari muzima. Arambwira ati ariko umubiri wawe umeze nkaho udashaka ko umwana wasohoka. Rebeka umutima waramusimbutse. Nuko wa mukecuru aramubwira ati musubire mu rugo mutegereze. Nuko iminsi yaratambutse, ibyumweru biratambuka, ya nda ya Rebeka yakomeje kwiyongera. Uyu mukobwa ntabwo yari ari kubyara ndetse yakomeje gutegereza. Abantu murabizi namwe batangiye kuvujurajura, batangiye kuvuga amagambo. Nuko umugoroba umwe mama yaramusuye, akibona inda y'uyu mukobwa we yahise yumva agize ubwoba. Rebeka n'amezi angahe? Rebeka n'ubwoba aramubwira ati mama n'amezi 10. Muri ako kanya isura mama yahise ihinduka. Mwana wanjye ntabwo ibingibi bisanzwe. Nuko muri iryo joro Rebeka atangiye kugira inzozi. Yatangiye kwibona ahagaze mu muhanda ariko ari nijoro. Rebeka ahita agakanguka agascreaminga akavuza induru ndetse ariko biri byonswe byinshi. Daniel ndi kugira inzozi zidasanzwe. Daniel ndi kugira inzozi mbi. Daniel agejeje kumukaruma aramubwira ati humura, nukubera ko utwite, nukubera stress ufite. Ariko muri we Rebeka arabizi neza ko atari stress. Nuko umugoroba umwe ubwo yari yicaye muri salo wenyine, ubwo yarafashe ku nda ye, yatangiye kumva pressure cyane mu nda ye. Ntabwo yumvaga ababara ndetse nta nubwo yumvaga umwana ari kwinyeganyeza. Yatangiye kwivugisha muri we ati Mana Nyagasani, ese niki kiri kumbaho? Nuko rero abaturanyi batangiye kumubaza ibibazo. Rebeka uracyatwite? Rebeka warengeje igihe?
Ahanga rero yarasekaga akababwira ati ibi ni ibintu bisanzwe, muganga yambwiye ko ari ibisanzwe, ariko muri we yari abizi neza ko hari ikibazo ndetse ubwoba bwarimo buba bwinshi muri we. Nuko ubwo yari yujuje amezi 11 mu by'ukuri za excitement yari afite zari zarasimbuwe n'ubwoba. Bavuye ahangaha rero berekeza mu mujyi bajya kureba dogiteri. Nuko ubwo bari bageze kwa dogiteri yaje kumukorera ibizamini, baje gucekinga buri kimwe cyose, amaraso. Nuko umudogiteri umwe aramubwira ati umwana ni muzima nta kibazo ndetse n'umubiri wawe uriteguye, ariko ntabwo uri kubasha kubyara. Nuko umugoroba umwe umugabo yaje kugera hano mu rugo asa nkaho yataye umutwe. Nuko abwira umugore ati nahuye n'umuntu uyu munsi. Nuko Rebeka yahise amureba n'amaso ananiwe. Nuko aramubaza ati ese wahuye n'undi muganga? Daniel azunguza umutwe ati oya. Arambwira ati nahuye n'umusaza w'umuvuzi gakondo. Nuko Rebeka yahise asimbukira hejuru arambwira ati oya ntabwo najyayo. Daniel arambwira ati Rebeka twakagombye kugerageza buri kimwe cyose. Arambwira ati mugore wanjye ntabwo iyi nda yawe n'uburyo umeze ntabwo bisanzwe. Nuko igitondo cyakurikiyeho yaje kubyemera ko bavuye aho ngaho berekeza mu yindi village. Kuri ubwo bari bageze kuri umuvuzi, ubwo Daniel yamusobanuraga buri kimwe cyose umuvuzi yateze amatwi. Nuko ubwo yarasoje kumubwira wa mugabo yarabitegereje arambwira ati wa mugore we hari umuntu wahohoteye. Ibi ngibi yabivuze arimo areba Rebeka. Nuko Rebeka arambwira ati ntabwo mbyibuka, sinibuka mbangamira umuntu wari we wese. Yatangiye kurira ndananiwe mfite ubwoba ndumva nshaka kubyara. Ko uyu muvuzi yikije umutima arambwira ati mugore ntabwo nagufasha. Muri ako kanya Rebeka umutima we usimbuka. Nuko wa mugabo arahagarutse arambwira ati wa mugore we reka nkubwire, va ahangaha ujye gushaka wa muntu wahemukiye umusaba imbabazi, kandi nanone ibyo ukora byose ugomba kumupfukamira, kandi ugenda utamusaba umwana ahubwo ugenda umusaba imbabazi. Nuko ubwo bari bavuye aho ngaho wa muganga hari ikintu yongeyeho arambwira ati nuramuka utabikoze uyu mwana utwite ntabwo azigera avuka. Ahangaha Rebeka yaragejeje mu mezi 12. Ahangaha umujyi wose wari uri muvuga, ndetse iyo yageraga mu isoko abantu batangira gutunga intoki indaye, bamwe nabo batangira kuvuga amagambo, ndetse abandi bakazunguza umutwe kubera ubwoba, bakavuga bati nta muntu n'umwe wigize utwita amezi angana gutya. Ahangaha rero Rebeka inda yari imaze kuba nini cyane, ntabwo arakibasha kugenda, umugongo we wari wamaze kwihina, ndetse ntabwo arakibasha gusinzira. Daniel yakomeje kwihangana, ariko nyuma yaje gutangira gucika intege. Nuko ijoro rimwe aramwegereye aramubwira ati mugore mwiza twakoze buri kimwe cyose, twashatse abaganga batandukanye, twakoze scans, twakoze amatest atandukanye, ndetse twarasenze, ndetse bose baravuga ko umwana ari muzima, ariko ntabwo bazi nuko iki umwana atari kuvuka. Nuko Rebeka amarira atangiye kuzenga mu maso aramubwira ati genda wumva umwana wanjye ari kugenda mu nda, ariko bimeze nkaho ari ikintu kiri kumufata. Nuko muri icyo cyumweru mama we yaje kuza kumusura, nuko yitegereza umukobwa baramwiga cyane. Ahangaha mama we yaje kumubaza ikibazo cyatumye buri umwe wese aho ngaho aceceka. Nuko aramubaje ati ese Rebeka hari umuntu waba waritwayeho nabi cyangwa arasuzuguye utwitinda? Rebeka atangiye kugira ubwoba. Nuko aramubwira ati oya ntabwo mbizi. Yahise amubeshya. Nuko umunsi wakurikiye ubwo yari yicaye mu cyumba cye, telefone yarasonnye. Ahangaha umuntu wari umuhamagaye ni umuturanyi we, umwe muri ba bagore bari hahandi igihe yakubitaga wa mukecuru, ndetse uwo mugore akaba ari we wagerageje kumubuza gukubita uwo mukecuru. Nuko aramuhamagara ati Rebeka uyu ni Helena muvugana, numva ko ashaka kuvugisha. Rebeka yakije umutima arambwira ati manga ubwira. Aramubwira ati ese uribuka wa mukecuru wakubise urushyi igihe mwarimo mubisikana? Muri ako kanya umutima warasimbutse arambwira ati yego ndibyibuka, numva byibuka. Nuko aramubwira ati rero wa mukecuru ntabwo ari umukecuru usanzwe, uriya mukecuru bamwita mama Agnes, ndetse abantu bakunda kuvuga yuko uriya mukecuru afite imbaraga. Muri ako kanya intoki za Rebeka zatangiye gutitira. Rebeka yahise ajugunya telefone. Ako muri iryo joro yatangiye kugira inzozi. Rebeka yaje kurota ahagaze muri za bushes hahandi neza yabisikaniraga na wa mukecuru. Yabonye wa mukecuru amuhagaze imbere,
ndetse umugore yarakaye cyane, umukecuru yarakaye cyane, arimo atunga urutoki kuri ku nda ye amubwira ngo watwisinda igihe kinini cyane gihagije. Aha ngaha byari mu nzozi, nuko ngo aramubwira ngo uzatwita uyu mwana kugeza igihe uzazira kunsabira imbabazi ukanyiginga. Rebeka yahise ashigukira hejuru ndetse ascreaminga. Daniel yaje yirukanka aramubaza ati ese ubonye iki? Ngo finally Rebeka yaje kumubwira buri kimwe cyose, yamubwiye buri kimwe cyose uko cyagenze. David rero yicaye aho ngaho yabuze ikintu yakongeraho, nuko hashize akanya aramubwira ati Rebeka, ese ni ukubera icyo utambwiye ibi bintu mbere yose? Rebeka aramubwira ati nafite ikimwaro, ntabwo nari nzi ko amagambo uriya mukecuru yambwiye azankurikira. Nuko umugabo aramubwira ati rero tugomba kujya gushaka uriya mukecuru. Nuko umugore aramubwira ati ese bizagenda gute naramuka yanze kumpa imbabazi? Aha ngaha Rebeka yamubajije ari kurira. Nuko Daniel arangije afata intoki ze aravuga ati rero naramuka yanze tuzakomeza tumusabe imbabazi tumwinginge. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho bagiye gushakisha wa mukecuru. Nuko ubwo bari bamaze gucika intege bagiye kubivamo, bahuye n'umwana mutoya. Nuko arangije abatungira urutoki arababwira ati atuye hariya muri ka village muri kubona. Nuko Rebeka yitegereje Daniel, nuko aramubwira ati ndamupfukamira, aramubwira ati ndasaba imbabazi kugeza igihe ari bumbabarire. Nuko rero berekeje aho ngaho muri ako gacyaro. Ubwo bari bageze muri ako gacyaro wa mukecuru yari atuye, mu by'ukuri aho uyu mukecuru yari atuye hari hameze nk'ahantu hashaje ndetse hasa nk'aho hatakiwe abantu. Ko yaje guhura n'umwana muto w'umuhungu, nuko aramubaza ati ese mama Agnes atuye hehe? Nuko umwana yitegereje inda ye, nuko arangije wa mwana amutungira urutoki ku kazu kari kari aho ngaho ariko ariko konyine. Ubwo rero yaravuye aho ngo yerekeza kuri ako kazu, amakuru yari ari gutitira. Aha ngaha buri ntambwe yateraga byasaga nk'aho buri ntambwe iri kumucira urubanza. Rebeka yaraje ahagarara aha ngaha inyuma y'urugi umwanya munini cyane, yari afite ubwoba bwinshi cyane muri we. Nuko hashize akanya arakomanze, arakomanga ariko nta muntu wigeze umwikiriza. Yarongeye noneho arakubita cyane, arakomanga cyane. Nuko muri ako kanya urugi rwarafungutse gake gake, mama Agnes yahise asohoka. Ubwo Rebeka yamukubitaga amaso yagiye kumva yumva roho yimuvuyemo, yahise akubita amavi hasi aravuga ati mbabarire. Rebeka atangiye kurira cyane aravuga ati mbabarire, ndakwinginze mbabarira imbabazi. Mama Agnes nta kintu kimwe yigeze avuga. Rebeka arakomeza ararira cyane, arira amarira menshi akomeza gusaba imbabazi. Aravuga ati ntabwo nari mbizi, ntabwo nari nzi yuko umunwa wanjye ndetse n'ubwishongozi bizarimbura ubuzima bwanjye. Naragukubise ariko kugukubita kwanjye nagukubise kubera ubwishongozi no kwiyumva. Nagutesheje agaciro kubera ko numvaga yuko ndi umuntu udasanzwe. Yatangiye kwikubita mu gituza ari kwicuza. Arambwa ati ndakwinginze, uyu mwana mutwisa amezi agera kuri 13, ntabwo mbasha gusinzira, nta nubwo mbasha kugenda neza. Abantu batangiye kunseka. Nuko yaje gukora ku birenge bya mama Agnes. Arambwa ati ndakwinginze mbabarira. Arambwa ati nimba nzapfa gutya ndakwinginze nutuma umwana wanjye apfana nanjye. Nuko wa mukecuru mama Agnes yaje kuvuga, mu by'ukuri ijwi rye ryari calm ariko riremereye. Arambwa ati haguruka Rebeka. Rebeka ntabwo izahaguruka. Haguruka. Mama Agnes yasubiyemo. Ko Rebeka aje guhaguruka gake gakeya arimo atitira. Mama Agnes yaramurebye mu maso aramwitegereza. Aravuga ati ntabwo wigeze unkubita urushyi kubera yuko wari urakaye, ahubwo wankubise kubera yuko wumvaga uri umunyembaraga. Ayo magambo yaragiye asa nkaho yangije umutima wa Rebeka. Nuko umukecuru aravuga ati waranyitegereje ubona ndi icyo ntazi. Rebeka yarongera ararira arivugisha muri we ati none ubu ndabimenye. Nuko mama Agnes yise umutima aravuga ati ndakubabariye, ushobora kugenda. Nuko Rebeka rero ari kuva aho ngaho asubira mu rugo. Mu by'ukuri afite ubwoba ariko afite n'icyizere muri mu mutima. Ese yarimo atekereza se uyu mwana wanjye nzamubyara nanjye nsigare ndi muzima? Nuko Rebeka rero yarageze mu rugo, yagiye kumva yumva none indira amufashe nanone. Umubiri we watangiye guswetinga, atangiye kubira ibyuzuye byinshi cyane.
nuko rero umugabo yaramufashe aramwirukankana amujyana ku gaklinike. Amasaha yaratambutse, ububabare bwarakomeje buba bwinshi cyane. Rebecca yatangiye guhera, yavugije induru ndetse atangiye gusaba imbabazi. Atangiye kuvuga ati mumbabarire, atangiye kuvuga ati mumbabare kuri kimwe cyose nakoze kitari cyiza, Mana nakungize mbabarira. Nuko nyuma y'igihe gitoya Rebecca yaje guscreaminga bwa nyuma. Nuko nyuma umwana yaje kurira aho ngaho mu cyumba. Umwana yaje kurira cyane ndetse mu ijwi riri strong. Muri ako kanya Rebecca yahise agwa igihumure. Daniel yahise apfukama atangira kurira aravuga ati nyagasani urakoze. Rebecca yaje kwita umwana we Grace. Guhera uwo munsi Rebecca yahise ahinduka. Rebecca yaje guhinduka hambo, aba umuntu mwiza, aba umuntu ucisha bugufi. Nta na rimwe yongeye kujya yensutinga umuntu cyangwa se ngo abangamire umuntu uwo ari we wese, yaba umukene, yaba umukire, yaba umugufi. Umuntu uwo ari we wese yaramwubahaga, ntabwo yongeye gukubita umuntu uwo ari we wese. Inshuti muvandimwe rero wabanye nanjye muri iyi nkuru ntoya yanaguteguriye, nizere yuko hari isomo ukuyemo rikomeye. Ntabwo ugomba gusuzugura umuntu uwo ari we wese utazi. Niyo waba umuzi ntabwo ugomba kumusuzugura, kubera yuko ntabwo uzi ese ni amasengesho yande ashobora guhindura destiny yawe. Ndagushimiye wowe wahisemo Behind Walls Tales nkora izi nkuru kugira ngo tuzigireho, kubera ko ibyinshi mvugamahano bibaho mu buzima bwa buri munsi. Icyo nakwifuriza ni ugutangira umwaka uri hambo, wicisha bugufi, ubanira buri umwe wese neza, kugira ngo uzagire iherezo ryiza, kubera yuko ntago wamenye se n'amasengesho yande azahindura iherezo ryawe. Wowe mushyashya kuri channel yacu nguhaye ikaze kandi ndagushimiye, kandi subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru. Ndabashimiye mwese, ndabifuriza ishyano ihirwe kandi ndabakunda cyane. Nawe utaha, ciao ciao.